Aha, nongeye kubaha ikaze kuri Hirwanda Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana n'abane nawe. Ndabasuhuje, ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye. Nyagasani akomeze kubahira, akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Njyewe bari imbere ni Clarisse Hirwa. Ndaje ngo tuganire, ndaje ngo nsubize bimwe mu bibazo mwambajije. Aha, noneho rero, ikibazo mwambajije ibibazo bitari byinshi, ni bikeya. Nabonye harabashije abantu 9, ndabashimiye ku bantu magana ane mwari mwarebye ikiganiro, ndabashimiye abambwiye ko ndi mwiza, nabaye mwiza, ndabashimiye mwarakoze cyane, mwanyongereye icyizere kitabaho. Ndabashimiye rwose. Aha, ku muntu rero ngiye gusubiza umuntu wambaje kuri TikTok ngo ahantu nakoreye ngo indirimbo ngo hanihe gusiga iriya nzu ngo niyo muri kubaka aho ya ntabwo ariyo turi kubaka, n'ahantu nanyuze gusa ndavuga ngo reka nikorera akabita. Yego, ariko mana we murareba kuko murabaza ibintu byose. Aha, nuko twigendere rero ku muntu wabashije ku kintu kijyanye n'uburwayi. Nari mfite bwa endometriose, narabivuze mbivuga haruguru, natanze ubuhamya ubwo nari ndwaye cyane njya mu bitaro. Ubwo mperuka check up ya nyuma kuri endometriose, muganga yambwiye ko ntayo arimo arabona. Njyana icyo cyizere ko byarangiye, numva sinkeneye no kongera gucekingisha ikibazo kiriya ndwara, kubera ko byari byamaze kumbana byinshi mu mutwe, indwara zabaye nyinshi mu mutwe, nsabwa kubagwa ahantu hose ugiye ngo ni ukubagwa ugasanga ni amafaranga menshi cyane, kandi nta n'ubushobozi. So mpitamo kugumana icyo cyizere muganga yari yampaye. Aha, nuko noneho rero ku byerekeye cancer nsigaje examen imwe umwaka utaha, ariko aho bigeze signs zose za cancer zarashize ntizikigaragara, niyo usibye virus, ariko nayo igomerwa ku bitaro bari bayishiririje. Rero ndashimira Imana n'abantu bamfashije bose, ndabashimira n'ukuri, mwarakoze. Abantu bose mwafashije kugira ngo mbashe kwivuza, ndabashimira mwese, mwarakoze. Imana y'amahoro ibahereza umugisha mwinshi. Nge ntacyo mfite nabaha, ariko Imana ibahe umugisha. Aha, ndashimira mama wanjye cyane, anyitaho buri munsi, andwanirira ishyaka, aramvuza. Umva, ndabashimira mwese, umutware wanjye, abana mu rugo, mwese ndabashimiye. Aha, namwe mukurikira Hirwanda Clarisse ba subscribers, ndabashimiye cyane. Ba Hirwanda Clarisse, inshuti, abavandimwe, umuryango, mukomeza kudutera imbaraga, mwese ndabashimiye. Aha, kijyanye n'uburwayi rero, hari igitekerezo nagize. Ubu burwayi bwanjye bwanyigishije ibintu byinshi, bwanyigishije kumenya izindi ndwara tuba tutazi yuko ari n'indwara. Ugasanga umuntu yikoze ibintu hariya, turamubrayininze, tumufashe nk'icyo ntazi, tumufashe ukundi kuntu kudasanzwe, ariko ari uburwayi afite, tutashobora kuba twamufasha kubufasha akeneye, ahubwo tukamusonga, kubera ko afite uburwayi twebwe tutazi, tutamenyereye. tukabibona nk'ibisazi, tukabibona nk'ibintu biri aho ngaho, ariko ni ukuri ibyo bintu naravuze ngiye kujya mbikorera ubushakashatsi, nze mbabwire indwara abantu benshi cyane abo muri Afurika tudakunze kumenya kandi zihari. Ugasanga wana n'umuntu yifite ariko ntumenye ko afite ubwo burwayi. None tujye dushakisha n'uburyo ashobora gufashwamo kugira ngo ubuzima bwendereye bigende neza. Nk'urugero, reka mbahe nk'urugero rw'akantu namenye, kandi nzi neza yuko abantu bakazi, barahari benshi bakazi, ariko hari n'abandi benshi batakazi. Mwari muzi ko umudamu cyane cyane, ariko shanzi banda ku ndwara z'abadamu, Imana impaye n'ubushobozi ngiye najya kwiga ku bijyanye n'indwara z'abadamu, nkajya mbavura kakahava nkabavura koko, kubera ko ari ibintu nanyuzemo nyine, mba numva mfite ishyaka ryo kurwanira abadamu cyane cyane ku myororokere yabo.
aha reka mbabwire, mwari muzi yuko umudamu ashobora kugira uterus ebyiri, akagira uterus ebyiri, akagira cervix ebyiri. Mwari mubizi ko ashobora kugira ibyo bintu, akagira uterus ebyiri, akagira na cervix ebyiri. Harimo abantu babizi bahise babyumva bavuga ati ibyo ni bisanzwe, ariko harimo n'abantu batabizi bahise bavuga ati urabeshya, ibyo ntabwo bibaho. Ni nko kwa kundi tujya twumva ngo umudamu ngo bamukuyemo matrice, ngo none ngo yarasamye, ngo umwana ngo arabyara. Nyine ukabyibazaho, simpakanye ko Imana idashobora gukora ibitangaza bikabaho. Imana igira inzira nyinshi ikora ibitangaza rwose, ariko akenshi hari igihe nyine abantu tubyibaza ngo ariko si ibyo byabaye, ngo umuntu ko adafite uterus ngo umwana se ngo yicara he, nyine sorry mbabarire, umwana arererwa he, bigenda bite? Nuko icyo gihe aba afite uterus ebyiri, akagira cervix ebyiri. Ibyo bintu, icyo kintu ushaka kuzakibaganirizaho neza. Icyo gihe iyo umudamu afite uterus ebyiri, ni iyo ka bayita uterus dilate. Reka nze nyibasomere ntaza kuyivuga nabi, aha ni bavuga uterus didelphys. Iyo bimeze gutyo bisobanuye ko ufite uterus ebyiri na cervix ebyiri. Ibyo rero bashobora hamwe hashobora kwangirika bakaba bayikuramo, noneho ubundi ahandi hakaba ari hazima, umwana akaba yagira gute, yajya ahandi bigakunda. So rero nshaka kuzakibasobanuriraho icyo kintu cy'ukuntu umudamu ashaka kugira uterus ebyiri na cervix ebyiri. Mbazanira amafoto y'uko biba bihagaze, ibishushanyo mbibereke. Ubwo ni teaching aids ku bantu bize ubwarimu, murahita mubyumva cyane. Nzazana teaching aids bibasobanurire, bereke ukuntu umudamu ashobora kugira ibyo bice byo mu myororokere bibiri, ugasanga hamwe harangiritse bakuyemo hasigaje ahandi. Yego, babwire n'ingaruka zabyo, mbabwire byose nyine mbabwire nuko biba byagenze kugira ngo umuntu ashobore kuba yavukana ubwo buryo. Kandi nanone usiko wari uzi ko umudamu ashobora kuvuka nta uterus afite. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho, tuzaganira ku bintu byinshi. Nshaka kugenda nk'abakorera ibintu, kandi n'ukuri ko Imana muzambabarire mubirebe. Nimara kubireba ntimubirebe gusa, ahubwo bigira ikintu bibasigira. Ndabasezeranya ko ibintu byose nzajya mbona bifite akamaro, nzajya mbibazanira nkabibahereza. Ku bijyanye rero n'ibibazo nabajijwe, ndumva uyu munsi nasubiza icyo kibazo kijyanye n'icy'uburwayi, n'umuntu wambashije iby'inzu. Niba ushaka kudutera inkunga rwose dutere, twubake. Yego, karugutebye. Okay, rero reka mbashimire kuri kino kiganiro kigufi tugiranye, mbasabira umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha twongeye. Mukomeze mukore subscribe, musharing ibiganiro, please mubirebe, murebe ibiganiro bya Hirwandi Clarisse. Mukomeze mudutere ingufu, mukomeze mudutere imbaraga. Nyagasani Imana ikomeze ibagirire neza, ibaho umugisha. Mbese nyine ubuse hari ikindi kintu narenzaho. Ibindi bibazo ni muri video yindi, next video ndazana bwo gusubiza ibindi bagiye bambaza. Murakoze, bye, ciao ciao.